Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere no bwumvikana kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104 n'ibice 3 FM. Ndagusuje we wahisemo kubana na gahunda za radiyo Ijwi ry'Amerika wumvira ku murongo 104 n'ibice 3 FM mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwa n'umuryango Ejo Eko ukorera i Kigali mu Rwanda. Ejo Eko ni umuryango wifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Duherukana mu kiganiro ejo cyagarukaga ku ngorane zikunze kwibasira abana bavukira mu muryango utishoboye kandi wabyaye abana benshi ku mpamvu zitandukanye zirimo imyumvire, imyemerere n'izindi. Muri studio Ndishimwe Honore tugarutse mu kiganiro ejo cya none kiribanda ku makimbirane ashingiye noneho ku kuba umwe mu bashakanye arusha undi amashuri, maze bikaba intandaro y'umwiryane mu miryango ya bamwe. Muri iki kiganiro turumva bimwe mu bitekerezo by'abatuye mu turere twa Ngoma na Kirehe, aho bavuga ko usanga umugabo n'umugore babana batanganya amashuri. Icyo kikaba imbarutso yo kwishyira hejuru kumwe mu bashakanye, bikaba byatuma bakimbirana. Iki kiganiro kirakirwamo uruhare kandi na Padiri Amerika Victory, umwanditsi w'ibitabo ku mibanire y'abashakanye, ahanini hagamijwe gufasha imiryango gutekana. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu kigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP, amakimbirane mu miryango agaragara mu bice bitatu. Harimo amakimbirane hagati y'ababyeyi bombi, hagati y'ababyeyi n'abana no hagati y'abana ubwabo. Rimwe na rimwe mu muryango bibaho ko ari ubwo usanga umugabo n'umugore batanganya amashuri, ariko rimwe na rimwe kandi ugasanga hari aho biba intandaro yo kwishyira hejuru kumwe, bikaba byatuma abashakanye bakimbirana. Mbere yuko dukomeza n'ikiganiro cyacu cya none, reka duhe umwanya mugenzi wacu Uwicyeza Christella atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize cyagarukaga ku ngaruka zo kuvukira mu muryango w'abana benshi, rimwe na rimwe bikozwe bishingiye ku myumvire, imyizerere n'izindi mpamvu zishobora gushamikiraho. Honore urakoze. Rero bakunze b'ikiganiro mukomeje kudukurikira mu kiganiro ejo, ngiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yavugaga ku makimbirane yo mu muryango ashingiye ku bukene, aho twibazaga tutese hakorwa iki ingaruka zigera ku bana bavukiye mu miryango itishoboye zigabanuke. Reka duhere kuri Dusabimana Marie Devo tuherereye mu karere ka Kicukiro, aho yagize ati abashakanye bajya bagirana ikiganiro cyerekeranye n'umubare w'abana bazabyara bagatangira kubateganyiriza hakiri kare. Naho Uwiringiyimana Jean Claude uherereye mu murenge wa Rongi mu karere ka Muhanga yagize ati abashakanye nibitabire gahunda zo kuboneza urubyaro babyara aho bashoboye kurira. Ati bityo bazahangana n'ingaruka zigera ku bana. Dukomeza Tuyisenge Pacifique uherereye mu karere ka Nyanza yagize ati cyakorwa no gushishikariza ababyeyi kubyara abana bashoboye kurira ndetse bakanabateganyiriza hakiri kare. Dukomeza Gasasira Theogene we yagize ati insanganyamatsiko ni nziza cyane. Ati naho icyakorwa nk'ingaruka zigera ku bana bavuka mu miryango itishoboye nuko ababyeyi babo bajya babateganyiriza mbere yo kubabyara. Ubutumwa bwa none mbuhiniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo. Ndagushimiye Uwicyeza Christella kimwe n'abatanze ibitekerezo mu kiganiro ejo cy'ubushize binahawe ikaze mu kiganiro cya none.
munyemerere twumve bimwe mu bitekerezo byazamuwe na bamwe mu baturage bo mu turere twa Ngoma na Kirehe, aho usanga umugabo n'umugore babana batanganya amashuri, icyo kikaba imbarutso yo kwishyira hejuru kumwe mu bashakanye, bikaba byatuma abashakanye bakimbirana. Mugenzi wacu Noel Manishimwe yavuganye na bamwe mu bagore n'abagabo adukusanyiriza ibitekerezo byumvikanamo kutavuga rumwe kuri iyi ngingo. ushobora kuba ufite amashuri ufite n'akazi, wenda umushahara ubonye ukumva yuko ari uwawe, abandi bagize umuryango batagize gute badakwiye kuwugiramo uruhare. Aho niho hashobora kuva iki amakimbirane mu muryango. Mubyumvikeho kimwe ntacyo byatwara, ariko nanone umwe muri mwebwe ashobora gutera kuba byatera amakimbirane, akavuga igihe narize umushahara mfite n'uwanjye, ntabwo ugomba kumenya iby'umushahara wanjye, menya ibyawe nayo. Ikibazo cy'umuntu yakwirinda ni ukumenya ko umuntu ari umuntu no kubana neza ari ukubana neza. Oya, ntabwo byateza amakimbirane mu muryango, kubera ko ngewe reka nitangeho urugero, nakundanye n'umugabo andusha imyaka, yarize yararangije na kaminuza, afite akazi keza, njye ntarize, turabana. Abantu benshi bavuga ati ntibazabana, turamuswa twayamutwaye hehe, ariko birangira tumeranye neza. Tumaranye imyaka 9, dufitanye abana 2, umuhungu n'umukobwa. Hari aho bikunda kuba hamwe na hamwe nyine ugasanga abantu barashwana, ingo nyinshi zisenyuka iyo batekereje kuri ibyo umugabo agatangira ngo narize cyangwa umugore ngo narize, ingo nyinshi zirasenyuka bitewe n'iyo mpamvu. Ntabwo byagateje amakimbirane kubera ko baba bashakanye barabyumvikanye, bagize ubwumvikane bakagira ubwumvikane n'urukundo, ndumva nta kibazo cyakabayemo. Ariko umwe nakomeza kwimagine ati ngendo narize, undi ati sinize, ibyo bintu bizatuma baguma mu makimbirane, usange nta gahunda nyine mu rugo. Icy'ingenzi ni urukundo, kumvikana. Oya, ntaho bihuriye rwose, kuko umuntu mushobora kubana afite amashuri menshi, yenda ari umugore ufite amashuri make kandi uri umugabo, mwese mugahana icyubahiro mwese, kuko igituma abantu babana no kugira ngo buzuzanye. Mu gihe mufite ubwumvikane mu rugo, ntabwo amashuri ariyo yubaka, hubaka kumvikana no kujya inama. N'ubujiji kuko amashuri si yo yubaka, ahubwo hubaka kumvikana mu ngo. Urukundo rutarimo kumvikana se n'urukundo rushingiye ku cyo, ariko iyo muri kumvikana ni urukundo rwiza. Wazanye umugore wawe muba mwizeranye n'ubundi, mugomba kubikora mu bwumvikane. Niba wowe ukize mukajera imitungo yanyu ku buryo amafaranga muzajya muyakoresha ikintu cyo mwigiyeho kimwe. None se haba abantu umugabo n'umugore barinda kwicana, simwe mu biduhamo amakuru ko batemanye. Nese ntago ari amakimbirane, nta shingiro rihari, mwarakundanye mugashakana, mugomba kumvikana. Hajemo amakimbirane rero ubwo satani bayabatera. Umuntu ashobora gupfa n'undi, yenda ngo umugore afite umutungo cyangwa se umugabo afite umutungo, umugore ntawe ufite, ibyo akaba ari byo bapfa. Ntako byakabaye kuba isoko ry'amakimbirane, kuko niba umugore afite amafaranga n'ay'urugo, n'umugabo niba afite amafaranga afite umutungo n'uw'urugo, ntabwo byakagombye kuzana amakimbirane. Rero ashobora kukubangamira muri byose, akubwira ku kibazo cy'amashuri ngo nakuzanye rinjije mu bintu byinshi, wabyirinda. Asaba nyine kumvikana mukabyirinda. Urakoze cyane Noel ndetse nabo mwafatanyije tugezaho uko mwumva iyi nsanganyamatsiko. Mugenzi wanjye Ukeza Christela ndabona anijya karambwira ko hari ibitekerezo inshuti z'Ikiganiro Ejo batangiye kohereza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Gusa turamwakira mu kanya nyuma yo kumva mugenzi wacu David Hitimana n'umuryango baganiriye. Umuntu aravuka agakura, igihe kikagira agahitamo uwo bazabana bakagira umuryango. Bikaba byiza iyo bahuye bahurije hamwe maze bagakora bakiteza imbere. Ibi bikaba bitandukanye n'umuryango wa Bizumuremyi Jean Bosco washakanye n'umufasha we ariko ntibahuze kugeza na n'ubu, kuko ngo umugore we atamwubaha ashingiye kuko umugabo afite amashuri make. Nyamara umugore we twahaye izina rya Dativa utashatse ko tumufata amajwi, ngo asanga umugabo we abiterwa n'imyumvire yanze kumuvamo, ndetse ngo akaba yarishizemo ko abizi bahora bishyira hejuru. Reka ibindi tubyumve. Mugenzi wacu David Hitimana niwe waganiye n'uyu muryango. Nitwa Bizumuremyi Jean Bosco. Jean Bosco, uratangira utubwira ubuhamya burambuye imibanire yawe n'abo mu rugo, uko bimeze, kuba mutanganya amashuri yese, ibihe bibazo bijya bivukamo, cyangwa ushobora no gusanga ibintu ari amena. Aha, mvuze ko ari amena aho ngaho naba nkubeshye kabisa, ariko nyine urebye mu buzima bwo mu rugo ntabwo tubanye neza, kuko akenshi usanga umugore ari kumbwira ati nkurusha amashuri,
akambwira ikintu akifuza ko ikintu ambwiye cyaba itegeko kuri njye, aho kugira ngo tugifatire ibyemezo dufatanyije, akumva ko agomba kuvuga ikintu akaba yanzuye umwanzuro we wenyine. Nashatse umugore muri 2007, nari mfite akabutike nkora bigakunda, arangije araza nyine turafatikanya turakora muri butike, ariko we no muri ako kazi akajya agerageza kunkandamiza ngo afatire imyanzuro ngiye ntashaka. Nkambwira reka dukore gutya, wa mugore mwiza we akambwira oya twere gukora gutya kuko abantu mutize nta mibare muba mufite. Nkambwira ese ibi byose nabigezeho nta mibare mfite? Ati oya wabigezeho, sinzi uko wabibonye, wasanga baranabiguhaye sinari impari, ahubwo ngiye ndareba ibyo by'ubu ngubu turi kumwe. Nkumva nyine umugore gushaka kunkandamiza no mu rugo, igihe turi nko mu rugo ntabwo nkibona umwanya wo kuganira nawe, kuko akenshi usanga ndi kuvuga ati henga mbe namuhunga ataza gushyiraho ibintu by'itegeko, kuko ntabwo nkivuga ngo ryumvikane kumwe umugabo aba afite 50% n'umugore 50% kubera uburinganire bwaje. We ntago ashobora gutuma ngira 50, ahubwo mbona mfite nka 5%, kuko arankandamiza bikomeye yitwaje ko yize kwiga yize yarangije icyiciro cya mbere cya kaminuza, mu gihe ngiye nagarukiye toronkome mu wa 3, ariko ntago ashobora kumva nyine ko nanjye ndi umuntu nk'abandi, ahubwo yumva ngo kubera utize ugomba kuba uri hasi yanjye. Kuri iki gihe imibanire yanjye nawe ntago navuga ko ari myiza, gusa uko ugenda ubana n'umuntu ugenda umumenya. Ubu ngubu aha n'igihe tuba turi nko mu rugo n'abaturanyi nyine duturanye, bakabona ndasohotse ndigenda bakamubaza ngo ugiye he, nkabwira ngo ngiye mu kazi, kandi mu by'ukuri nta n'akazi mfite, ahubwo ari uguhunga cya gitutu cy'umugore kugira ngo adakomeza kunyereka kandi ubwenge, kuko kenshi usanga mu biganiro tuganira haba harimo kunyumvisha ngo womeze nka runaka. Sinavuga ko ari njye mfata ibyemezo, nakubwiye ko mfite 5%. Ibyemezo byose bituruka kuri we, akambwira ngo ngibi ibintu tugomba gukora orere y'icyumweru, nanjye nkemera nkavuga ati ni ibyo nyine, dore umunyamashuri wanjye nikururiye ni ibi ngibi. Ubu ngubu mbayeho ntegekwa, ndi inganzwa mu rugo pe. Ingaruka ya mbere, business nari mfite nkimara kumushaka iyo ngiyo iri kugenda ihomba ku buryo bunagaragara. Bari kuvuga ati kwa boss ko baharakennye, ese nimba koko umuntu akira kubera yize, no kubera icyo ahubwo atari kuboneza imbere, ahubwo nkasubira hasi. Ubwo rero ingaruka ni nyinshi, harimo na za ngaruka nawe urabizi zo kuba uri umugabo ukeneye nko kuvuga ngo reka ngure agacupa runaka kubera ibyiza twagiranye cyangwa se uburyo twabanye, ariko ntashobora kumpa amafaranga itambwira ngo ziriya ninjiji. Urumva rero ndabangamiwe cyane, ntago nkikivuga pe, kuko nyine narakivugaga nticyemerwe muri icyo gihe nari mbayeho muri ubwo buzima, ntari nabumenyera mvuga ngo umunyamashuri wanjye nzamutwara ni ubu nanjye naramwize, nabaye ingaranzwa, aravuga nanjye nkatuza, nta cyemezo njye nyamfata. Arakoze cyane David n'umuryango wabize umuremyi Jean Bosco n'umufasha we, bavuga ko gutanganya amashuri byababereye ikiraro kibaryanisha aho kubagira umwe. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0788028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Nubwo bibaho ko hari aho usanga umugore n'umugabo badahabwa umwanya ungana mu gutanga ibitekerezo biganisha ku byemezo bifatwa mu muryango bitewe n'uko batanganya amashuri. Mugenzi wacu Marie Claire Singizwe yasuye umuryango maze imyaka 5 bana wa Maître Isayi Ibweramvura mu mujyi wa Kigali, maze bamuganirira uko bitwara mu gufata ibyemezo mu rugo rwabo. Nubwo umugabo afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu mategeko mpuzamahanga mpanabyaha, umugore akaba yarize amashuri yisumbuye gusa. Reka twumve ubuhamya bwabo, turagaruka mu kanya. Murakoze. Kijyanye no gufata ibyemezo mu rugo, cya mbere tuhera ku impamvu yatumye tubana, nuko hari harimo urukundo hagati yacu. Rero iyo ukundana n'umuntu ntabwo ureba amashuri, ntabwo ureba kategori runaka cyangwa urwego runaka uriho. Icya mbere nuko ari umuntu kandi atekereza ku rwego rwe, ku byo adafite ubumenyi, mwungurana ibitekerezo. Aho hashobora kuba hari utwumvisha akavuga atari ko sura umugabo ntari kwivuga ameza, reka mbaze mama Daniel numve. Oya nawe mubeshyeye.
tubiganiraho, umwe akazana igitekerezo cye n'undi akazana igitekerezo cye, tukareba ese icyakorwa n'iki, hadashingiye kuri ibyo byo kuvuga ngo umwe arusha undi amashuri. Cyane hano ntabwo tuba turi mu ishuri, tuba turi mu kubaka umuryango, tuba turi mu kureba icyateza umuryango twubatse imbere. Ndumva ari byiza cyane. Yewe najya konta leta twabanje turibwirana tudahishanye. Buriya ikintu cya mbere cyiza no kubwizanya ukuri, ikibi no kwirarira. Ubwo namuje n'ibibazo byinshi, nabanditse ko tugiye kubana, wowe ufite ikiciro runaka cy'amashuri nanjye ndi mu kiciro runaka cy'amashuri, ubwo bizahura. Aho niyo mpamvu rero ibyo sinjya mbitekerezaho. Iyo ngiye gutekereza icyo ngomba kumubwira, mubwira nk'umuntu nyine umugabo wanjye nisanzuraho. Urugero aricara akavuga ati amafaranga niba ahari kura kiriya kibanza, kuko uru wakigura nk'uko yabikubwira ko bateje n'inkigurisha nzuka amafaranga runaka. Ubu ngo bashaka gutekereza ati umwana angana gutya tumujyane mu ishuri. Niwe nicyo gitekerezo umuntu wese kigezweho nicyo ari kuma. Daniela amaze gukura tumujyane kwiga. Cyane cyane ko wowe aba ari busy cyane mu kazi. Ubwo rero nanjye nkaba ndi hano mu by'urugo ndeba ese iterambere ryo mu rugo bimeze bite, ikintu namubwira nk'umuntu uhora mu rugo ureberera ibintu byo mu rugo, ese kigezweho n'iki. Iwe nta mwanya bafite w'ibyo, ninjye rero uzamura ibitekerezo nkamubwira. Kuba abashakanye batanganya amashuri hanze aha hari aho bica ibintu bigacika. Mwebwe rero mu rugero rwiza rwo bishobora, ni iyihe nama mwagira iyo miryango ikiri muri mwene ayo makimbirane? Nge ntekereza ko wenda niyo yacikwa akamubwira icyo kintu ati wowe ntufite gufata icyemezo kubera ko nkurusha amashuri, nawe hari kundi kuntu ahita azamuka, bigahita bituma rero habaho amahane cyangwa se no kugira. Ariko wowe agaciro icyatumye noneho yirengagiza abo bayanganya, ukavuga ngo n'ubundi yanshatse nkunda kandi icyo kintu ntiyakirebyeho. Iyo rero kibayeho, inama nge nshobora kuba nagira abo bantu kumvikana, ni guca bugufi mukareba icyateza urugo imbere hatabayeho ibintu byo guhangana. Urugo ry'ubwaryo ni ishuri ku ruhande. Ibindi rero twagiye duhura nabyo by'amashuri yo mu mashuri asanzwe nayo ari ukwayo. Ubwo rero iyo ufashe amashuri amwe ukayavanga n'andi mashuri urumva birivanga. Ndagushimye cyane Marie Claire Singizwe n'abo mwaganiriye. Ntarakurekura ariko wanaganiriye na Padiri Amerika Victory, umwanditsi w'ibitabo. Aha twavuga igitabo cyitwa Urarwubake cyane, cyagenewe abubatsi ngo ndetse n'abitegura kurushinga. Ahanini hagamijwe gufasha imiryango gutekana. Aragira icyo akomoza kuri ubu bwoko bw'amakimbirane. Padiri Amerika tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Natangira mbabaza nti amashuri no kubaka urugo bihurira hehe? Ubundi rero anzwe kuba abantu batanganya amashuri cy'ikibazo, kuko n'ubundi amashuri atari cyo cy'ingenzi mu guhitamo uwo muzabana. Ntabwo umuntu agiye kurambagiza agomba kubanza kureba, kuko ibigendeyeho wagiye mu mfuruka itari yo guhitamo ngo umenye ngo ndashaka umuntu duhuje amashuri aya n'aya. Ibyo ntabwo ari byo, kuko n'ubundi nk'uko mwari mubikomojeho muri iki gitabo nanditse cyitwa Urarwubake cyane, kuri paje 47 ndabisobanura aho mvuga ko amashuri ari ngombwa ariko atari byo shingiro by'umunezero w'abashakanye. Ni ukuvuga ngo biterwa n'uko umuntu abyitwayemo. Nkurikije ubushakashatsi nakoze n'abo twaganiriye cyangwa se n'abagize bangeraho bangisha inama twaganiriye, nasanze kuba abantu baba batandukanye kuri icyo iyo batabashije kubishira nabonye ingaruka ari nyinshi. Nasanze ibyo ngibyo bigira izihe ngaruka ku muryango? Ibyo rero bigira ingaruka nyinshi cyane kandi zirumvikana. Urumva nyine iyo abantu badashyize hamwe ngo bagende mu cyerekezo kimwe, byinshi birahazaharizwa. Ntabwo barimo guhuza ku bijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Aho ngaho ubukene buraza. Hari abateze amatwi ikiganiro ejo, ababanye batanganya amashuri, hari ababanye neza hari n'ababanye nabi, ariko reka ngaruke kuri babandi babanye nabi. Aba babanye nabi bakora iki kugira ngo birinde ayo makimbirane ashingiye ku kuba batanganya amashuri? Kugira ngo rero ibintu tubyirinde, mbere na mbere turebe ko inkomoko yayo ituruka ku kwikunda, kutiyakira no kutamenya icy'ingenzi kuri urwo rukundo muba mufitanye nk'abashakanye. Hanyuma kugira ngo ibingibi rero tugeze kubirandura, mbere na mbere ni mu myumvire. Abantu bakwiye guhindura imyumvire, bakamenya ko bashakanye iyo bubatse babaye umwe, ndetse niyo umwe yaba afite icyo arusha undi byagombye kuba biri mu nyungu rusange z'umuryango, kugira ngo ndetse bikageza nabwo icyo umuntu arusha undi akwiye no kukimwigisha. Urugero, niba mugenzi wawe wenda atazi icyo Gifaransa kandi abandi bakorana baza bakaza bakakimuvugisha, akaba yakikwigisha kugira ngo nawe niba ujye ubasha kumenya gusohoza abashyitsi baje, niba ari rwo rurimi wenda abiganye nawe bakoresha. Numva aho ngaho rero
ari cyane cyane bishingiye ku myumvire no kumenya kuva mu gaciro n'icyerekezo cy'ubuzima abantu baba barahisemo kugira ngo batahirize umugozi umwe kandi bumve ko inyungu z'umwe mu bashakanye ari n'ishema rya bose nk'umuryango. ntitwasoza tutagarutse mu kurambagizanya ba bandi bakirambagiza batari abana bumva bati hari amakimbirane aterwa no kubana n'umuntu mutanganya amashuri bikurura gusuzugurwa bigira ingaruka izi n'izi abo ngabo bo bakwiye kwitwara bati mu kurambagiza rero n'ubundi reka ibintu bipfira mu ntangiriro uko urugo umuntu yagiye kurambagiza arebye amashuri none se ubu ni bangahe muri iki gihugu cyangwa n'ahandi bafite diplome zikomeye ariko badafite akazi cyangwa se ni bangahe bafite izo diplome bashobora kuba bafite n'akazi badafite imibereho myiza ni ukuvuga ngo imibereho myiza cyangwa se no kunezerwa kw'abashakanye ntabwo bikwiye kuba byubakiye cyangwa bishingiye ku mashuri ahubwo mbese mu kurambagiza ni byiza ko umuntu areba ikizaramba rero ni kiri ku mashuri ni kiri ku mitungo ni kiri ku buranga ahubwo bigendeye ku rukundo rujyana n'uburenganzira n'inshingano umuntu agiye kwinjiramo nk'abashakanye noneho umuntu akanabiharanira agahora kuzamura kwa guhuza we na mugenzi we akagabanya ibyabatandukanye kuko umuntu ajya gushaka umuntu ntabwo umuntu ashaka impanga kuko n'impanga burya ziba zitandukanye ashaka mugenzi we bafite ibyo batandukaniyeho ariko bakagomba kugenda bagira gute babihuza. Padiri Amerika Victor turabashimiye cyane ku musanzu mutanze mu kiganiro ejo. Murakoze cyane Claire. Ndagushimiye cyane Isingizwe Marie Claire na Padiri Amerika Victory aho avuga ko amashuri adashingira kuri diplome zihanitse nubwo nayo ari ngombwa bisaba kwicarana ngayo nguko reka noneho duha umwanya w'Ikeza Christella nabonaga kusanya ibitekerezo inyunganizi n'ibindi mu byo mwohereje ikaze nanone Christella. Honore urakoze kuma ikaze rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko ya none iri kugaruka ku makimbirane avuga hagati y'abashakanye bitewe no gutanganya amashuri aho turi kwibaza tutese mubona kuba abashakanye batanganya amashuri byabaviramo amakimbirane mu gufata ibyemezo mu muryango ariko mbere y'uko mbasomera ubutumwa mumaze kutugezaho reka mbanze nakire muri studio mugenzi wanjye Jaime Muhawe nayo atubwira igitekerezo cye ku cyabona cyakorwa ngo amakimbirane ashingiye kuba abashakanye batanganya amashuri akemuke. Urakoze cyane Ikeza Christella kumpa ikaze muri studio ndetse no mu kiganiro ejo muri rusange. Ngere icyo mbona cyakorwa kugira ngo amakimbirane ashingiye kuko abantu barashakanye batanganya amashuri nuko abantu buri wese yakabaye yubaha igitekerezo cya mugenzi we. Nigeze numva akaruvuga ngo ahanini bishingira ngo umwe afata icyemezo undi ngo ntacyumva. Ikibazo kibaho niki? Umuntu ashakana n'umuntu afite PhD undi afite AD. Akumva ko afite PhD no mu rugo azajyana we PhD. Kandi mu rugo ntago hubaka ikigero cy'amashuri umuntu yize. Hubaka urukundo, hubaka ubwitange, hubaka icyakujya ugiye gushinga urugo. Icyo mbona rongeye mu gukemura aya makimbirane ashingiye kuko abantu barashakanye batanganya amashuri cyane ku ngingo yo gufata ibyemezo nuko abantu bakubahana. Bakicara bakunga ubumwe utanze igitekerezo akavuga impamvu agitanze ntibashaka kubirebera mu ndorerwamo y'amashuri mu ndorerwamo yo guhangana ahubwo mu ndorerwamo yo kubaka urugo rwabo rurambye kandi bigizwemo uruhare na bose. Jaime urakoze cyane kubw'igitekerezo cyiza reka nkomeze n'ubutumwa bumaze kutugeraho ndabona Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamagabe yagize ati kuba bashakanye batanganya amashuri no kuba babanye neza ni ibintu bibiri bitandukanye. Ati rero ntibikuriye guteza amakimbirane. Ati imibanire myiza ntizashingira kubanganya amashuri kuko mushobora no kunganya amashuri ariko ntimunganye umushahara. Ubu nibwo butumwa maze kwakira kuri insanganyamatsiko ariko namwe mukomeje kudukurikira ibitekerezo byanyu bihawe ikaze. Nshimiye cyane abo twabanye mu kiganiro cya none kibanze ku makimbirane mu muryango aterwa no kumwe mu bashakanye arushunda amashuri. Abaturage bo mu turere twa Ngoma na Kirehe mwakoze ku bitekerezo byanyu byumvikanyemo kutavuga rumwe kuri iyi ngingo. David n'umuryango wa Bizumuremyi Jean Bosco mwaganiriye namwe ndabashimiye aho yagaragaje ko kutanganya amashuri byababereye ikiraro kibaryanishaho kubagira umwe. Ni mu gihe icyari ikibazo kuri uyu muryango ari igisubizo ku muryango wa Maître Isayi Ibweramvura mu mujyi wa Kigali umaze imyaka 5 bana kandi batanganya amashuri. Padiri Amerika Victory ni umwanditsi w'ibitabo ku mibanire y'abashakanye ahanini hagamijwe gufasha imiryango gutekana. Urugero twavugiye nk'igitabo yanditse urarwubake cyane cyuje inama imiryango ya none ikeneye n'ibindi. Avuga rero ko kugira amashuri ntaho bihurira no kubaka neza urugo bityo ko
bitari bikwiye kuzana umwiryane mu muryango. Iki kiganiro ejo cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin yari ku buhanga bw'ibyuma, naho ngi mwumvaga Ndishimwe Honore. Amahoro amahoro. Amateka yacu ntituyibagirwe, ahubwo tuyigireho, twubaka ejo.